mbere mwabyumvise mukadufasha pe byaranze kubona miliyoni n'igice yo gutanga ku muntu mu kwezi ntacyo ukora niyo wasaba gute ntabwo ari kuboneka. Rero nje kuri iyi kamera kuri iki kiganiro kitari bugeze n'iminota 10 ngo mubwire ngo nimba hari icyo wadufasha dufashe. Ahubwo ngo yarazi ko byanarangiye n'impyiko bayimuhaye. Ati se byarakomeje nyine yabonye induru zivuga. Urumva ntabwo wahora uhamagara abantu uriya mubyeyi no mu buzima busanzwe atari minyoni ashobora kuba yitanga cyane no mu buzima busanzwe atari bya mada. Hari ikintu abantu bose bakora bakazicuza ubuzima bwabo bwose ndetse bikabatera n'igihombo gikabije ndetse bakazapfa ari abakene kabone niyo baba badafite amafaranga cyangwa se bayafite. Icyo kintu wakora nta kindi ni ukwangiza impyiko zabo. Buriya abantu benshi iyo tuvuze impyiko bumva ko impyiko zikora akazi ko kuyungurura inkari zonyine gusa, ariko buriya impyiko zikora ibintu byinshi mu mubiri wacu, dore yuko impyiko ari nazo zituma amaraso agenda neza mu gihe ufite umuvuduko w'amaraso, cyangwa se mu gihe amaraso yabagenda gakeya impyiko zikagerageza kongera umuvuduko w'amaraso mu mubiri wawe. Naho ibyo bidahagije impyiko zikanakura n'uburozi cyangwa se imyanda mu mubiri wawe, ibyo ngibyo ukabinyara mu nkari. Ariko ahangaha hari umuntu agiye gusura ambwira ibindi bigendanye n'impyiko n'akamaro kabyo. Ese muganga hari ikindi waba ubiziho? Si ibi gusa, ikindi cya kabiri impyiko zikora imisemburo ifasha umubiri wawe gukora amaraso. Impyiko zawe nizo zikora umusemburo bita erythropoietin. Uyu musemburo bita erythropoietin ni umusemburo uza gukangura aya magufa hano mu gatuza. Kora hano mu gatuza kawe, okay? Aya magufa mu gatuza kawe bita sternum, mo imbere niho haba icyo bita iriya umusokoro. Uriya musokoro niwo ushinzwe gukora amaraso yawe. Okay? Amaraso y'umuntu akorwa buri munsi ariko asaza buri mezi 3. Amaraso yawe nk'uko mubyumvishe rero impyiko zifite akamaro kenshi mu mubiri wacu, ariko iyo zitari gukora neza mu mubiri wawe cyangwa se wanye zitari gukora neza uko bikwiye, zirwaye zitakiri gukura imyanda mu maraso ndetse zinakora n'izindi nshingano zazo, icyo gihe impyiko cyangwa se wowe muntu urwaye impyiko bagukorera icyo bita dialyse, ari nacyo umugore wa Uwiringiyimana Theo bose babireba bamukoreye. Ariko nkuko nababwiye ahanga nkaba mafite muganga. Ese muganga watubwira dialyse icyo ari cyo, dore yuko abantu benshi ntabwo tuzi dialyse imize ite, ikora ite? Ijambo ni iryawe. kugukorera dialyse ni ukugushyira kuri imashini hari urushinge bagutera ahangaha, okay? Urushinge bakarugutera ahangaha rukinjira mu mutsi ujyana amaraso ku mutima, hanyuma urwo rushinge nibwo rukurura amaraso rukayishyira muri imashini igakuramo ya myanda impyiko zawe zakagombye gukuramo, hanyuma indi mashini igasubiza amaraso, ayo maraso yamaze kuvamo imyanda ikongera ikayasubiza mu mubiri. Iki gikorwa cya dialyse ni igikorwa gihenze cyane ku buryo iyo watangiye kujya kuri dialyse umva icya mbere umutungo wawe ushirira aho ngaho, kandi byose byaratewe akenshi n'amakosa wagiye ukora buhoro buhoro mu buzima bwawe, muri kwinjoyinga, muri kurya isi, ukagenda ukangiza impyiko zawe, zatangira kukwishyuza sasa ukabyicuza ubuzima bwawe bwose, kandi bigatuma umuryango wawe uwusiga ari uw'abakene, nawe ubwawe bigatuma upfa nabi, ukava kuri isi nabi. Navuga ko wanduranyije cyane ko iyo wangiza impyiko zawe. Nk'uko mwabibonye muri iyi video cyangwa se uko mwamaze kubyumva kuri muganga, gusa impyiko ntabwo ari inyama wapfa kubona uko ubonye kose cyangwa se nagahendutse, dore yuko uramutse ugiye nko kwigura muri Amerika ushobora kuyigura 446 n'amafaranga 800 y'amadolari,
tubishyize mu manyarwanda ushobora gusanga ari 624,520 by'amanyarwanda. Bityo rero niba ufite impyiko yawe ushobora kuba uri kuyica utabizi, kandi mu gihe cyazaza bikaba byaza kugaruka kuzajya kwivuza ukabura amafaranga yo kwivuza iyo mpyiko. Niyo mpamvu nanjye Joe Emile imunaje uyu munsi nkubwire ibintu 4 ukora utabizi bikaba byazakwangiriza impyiko zawe mu gihe kizaza, ukazabura amafaranga yo kwivuza nawe ukaba witabye Imana nk'abandi bose. Gusa mbere kunangira kubibabwira, niba ukunda ibyo dukora waduha subscribe, like, share ndetse na comment, ngo tuzadukora ubutabyo turi kugeraho neza cyane kandi mu ba mbere. Mbahaye ikaze. Ikintu cya mbere rero abantu benshi birinda cyangwa se abantu benshi banga gukora kandi gishobora gushyira impyiko zawe mu kaga, abantu benshi ntabwo bakunze kunywa amazi. Aya mazi ayangaya asanzwe yaba ya Nile, Inyange cyangwa se ayo mu rugo yo mu masoko, abantu benshi baravuga bati njyewe ntabwo ndi igikeri ntabwo navukiye kunywa amazi ntabwo ndi inka, ntabwo ndi inyamaswa. Ariko buriya nshuti yanjye reka nkubwire ikintu kimwe, buriya amazi afite akamaro kanini cyane ku mpyiko zawe, kubera yuko buriya iyo unyweye amazi akagenda akivanga n'amaraso, dore yuko impyiko zikura n'imyanda mu maraso biciye mu nkari, icyo gihe impyiko zikura imyanda mu maraso kuko mu maraso barimo amazi ahagije, bigatuma iyo myanda igera mu mpyiko ihita isohoka mu buryo bwihuse, ikaba itagomamo ngo ikore icyo bita ikibume cyangwa se ikoremo icyo bita utubuye mu mpyiko zawe. Rero nshuti yanjye, niba utanywa amazi, iki cyari cyo gihe cyo kunywa amazi, dore yuko buriya amazi anakugirira n'akamaro, akunze ko ari amazi unywa mu gitondo ubyutse, apana y'amazi unywa ufite icyaka. Ikintu cya kabiri ukora utabizi kikaba cyakwangiza impyiko zawe ni ukunywa ibintu birimo amasukari menshi cyane. Ibi bintu nimbivuga gutya nimugire ngo se wenda ni iki. Kunywa ibintu birimo ibintu by'amasukari cyane, kunywa amafata ari amaji yo mu nganda, kunywa ibyayi harimo ziriya sukari zituruka mu nganda, ibi bintu bimwe ku kigero cyo hejuru bishobora kukwicira impyiko, kubera yuko nunywa isukari nyinshi mu mubiri wawe. Udakora siporo, icyo gihe uzarwara indwara bita diyabete. Iyo diyabete izatuma ugira umuvuduko mwinshi w'amaraso, kubera yuko iyo isukari igeze mu mubiri n'uyikoresha ikagumamo, iragenda ikafunga imitsi ijyana amaraso mu bice bimwe na bimwe by'umubiri wawe, bityo rero ukazagiraho n'ibyago yuko hari imitsi n'imwe ijyana amaraso mu impyiko yazafungwa n'ibyo bintu byagiye bigakorwa n'izo sukari zagiye zikivanga n'izindi proteine mu mubiri, bityo bigatuma impyiko zaba zidakura neza, bigatuma zaba weak. Icyo gihe rero ukaba warwara impyiko kandi byatewe mu bintu byo kunywa ibintu by'amasukari cyane. Ikintu cya gatatu abantu dukora kandi tutabizi bikaba byatwangiriza impyiko mu gihe kizaza, kabone nubwo waba utababara size ngizi, ariko after period of time, after given of time, nyuma y'igihe runaka uzatangira kuribwa mu mpyiko zawe, kubera yuko wakoze ibintu bwa mbere utabizi. Unywa amazi nibyo, ariko hari ibindi ushobora gukora kandi bakwangiriza impyiko, gufata imiti igabanya ububabare. Iki kintu ndakibwira cyane cyane abakobwa, kubera yuko buriya iyo igihe cyawe cy'ukwezi cyaje cyangwa twageze muri periode yawe ugatangira gufata ya miti kubanyiriza ububabare, iriya miti ishobora kugiraho ingaruka ku mpyiko zawe, dore noneho bikaba iby'akarusho ukaba uyifata utanywa n'amazi, warangiza ukinywera inzoga. Ibyo bintu inshuti yanjye urimo urakora irimo gushyira impyiko zawe mu kaga, nk'uko nabibabwiye hejuru. Mwumvishe ko impyiko byibuze nko muri Amerika ushobora kuzibonera ku bihumbi 446 n'amafaranga 800 by'amadolari, bivuze ngo dushyize mu manyarwanda twasanze ari nka miliyoni 624 n'ibihumbi 520 by'amafaranga y'u Rwanda ushaka kugura impyiko mu gihe waba ufite impyiko zangiritse. Inshuti yanjye, iki nicyo gihe ngutangire ufata impyiko zawe neza, kubera yuko impyiko ni inyama ihenze ku mubiri w'umuntu. Ntabwo wakumvisha yuko impyiko ishobora kuba inahenze no kurusha umutima, kandi twumvisha yuko umutima ariyo moteri y'umubiri. Ikintu rero ateguriye ari nacyo cya nyuma ni
ukunywa inzoga nyinshi zirengeje urugero. Aka kantu abantu benshi uca kukavuga bagatangira bati ngiye kunywa inzoga se kuki narwara impyiko, ko nababara, ko meze neza. Buriya ikintu kibi cyo kunywa inzoga cyangwa se uburyo inzoga ishobora kugutera kurwara impyiko, iyo wanyweye inzoga ikajya mu mubiri. Inzoga iyo uyinyweye ifite ibintu bya alcohol mu mubiri wawe, nshuti yanjye, ikintu cya mbere gitangira gukura ubwo burozi mu mubiri wawe cyangwa se alcohol iri mu maraso ni umwijima. Icyo gihe umwijima iyo wananiwe wanyweye alcohol nyinshi, urumva yose ntabwo ishira mu maraso. Icyo gihe ushobora kunywa inzoga ikagenda mu maraso, ariko ikaba irimo n'ikinyabutabire bita uric acid. Noneho icyo gihe iyo uric acid impyiko zatangira gukura ya myanda iri mu maraso, dore ko umwijima utigeze umaramo iyo myanda, bikaba byatuma mu mpyiko zawe utangira kuzamo utuntu tw'utubuye. Utuntu tw'utubuye twaba twatewe yuko iyo myanda yavuye mu maraso yari irimo ikinyabutabire bita uric acid, none kikaba nyinshi mu mpyiko, bigatuma bifatana bigakora ibintu bimeze nk'utubuye, bityo bikaba byakugera nko mu gihe cyiza ugatangira kurwara impyiko, ukajya kwa muganga ugasanga banasanze bakubwiye bati impyiko zawe ntiyari isa n'ubwanakunda, ahubwo tugomba kuyigusimburiza. Se ziriya miliyoni 640 ingaho uzazibona nshuti yanjye. Iki ni cyo gihe utangire wite ku mpyiko zawe. Ibanga nta rindi, ushaka kwita ku mpyiko zawe, tangira unywa amazi, unywa amazi, ukore siporo, wirinde kunywa inzoga nyinshi cyane, amasukari makeya. Icyo gihe uzabaho neza kandi mu buzima bwiza cyane. Yemwe muri company GOM nk'ibisanzwe nshuti zanjye, mwe mukunda ibyo dukora, mwaduha subscribe, like, share ndetse na comment. Yango tuzadukora ubutayu kugeraho neza cyane kandi mubambere. Murakoze.